ntabwo bazi gutandukanya ubukristo n'idini cyangwa se itorero asengeramo. Ntabwo ibyo bazi kubitandukanya. Ariko ubukristo idini ni hahantu usengera. Ariko ubukristo ubana nabwo buri munsi no mu cyumba cyawe uri umukristo. Agakiza ni tukore ni imbabazi z'Imana zimwe mu Kristo Yesu. Buriyo niyo definition y'anyuma kugira abantu. Yo amaje ubundi warakirwe n'ikiza ni imbabazi z'Imana ziboneka muri Kristo Yesu. Agakiza ni ukubaturwa imbaraga z'icyaha n'ingaruka zacyo. Urakoze cyane. Ugira ngo baturwe mu cyaha nuko ushobora kubwira Imana ngo Mana ndi umunyabyaha mbatura muri icyo cyaha. Rero agakiza ni ukubaturwa imbaraga z'icyaha. Aravuga ngo mwakishijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ako kantu si kuri subiramo ako kantu. Ako kantu sa Lukas. Iyo definition na waruzi iyo matematike. Iyo matematiike uruhizi wowe. Ndayizi ahubwo nshatse kwisubiramo neza kugira ngo abantu badukurikira bumve ibyo bintu ko ari bitatu. Ubwo bitatu. Umva ni agakiza egari. Wonye ubuntu bw'Imana. Wakishijwe n'ubuntu. Kubwo kwizera kwanjye. Nubwo n'ubuntu kongeraho kwizera kuramo imirimo yanjye. Mujije. Egari ki? Agakiza. Ntabindi. Iyo nawe mpinduka ubwo agakiza kadirati. Rwose. Umuntu utarahindutse agakiza yakiriye nta nari. Nakana yatoraga mu muhanda cyangwa wumvishije. Ntabyo yakiriye arabyitse. Ntabwo bikoranye. Imiryango umuntu wakiriye agakiza ni ikintu kimwe. Abagati ya gatanu. Yego imirimo imbuto z'umwuka urukundo ibyishimo kuri 22 urukundo ibyishimo amahoro gukiranuka. Iyo ni imirimo iranga umuntu wagize iki uzayisome ntabwo uzasangamo ngo amaturo icyacumi ntabirimo. Oya ntabirimo no kureta ntabirimo amaturo icyacumi abagalatiya pastor rwose nawe uranze goza intebe mu rusengero gukoropa mu rusengero ntabwo birimo ADTV. Turabasuhuje bakunzi bacu ba Ajabu&Diane official. Turishimye kuba kanya Imana iduhaye kugira ngo nanone twongere tuganire namwe cyane cyane twibanda byadufasha cyane mu buzima bwo mu mwuka. Ibiganiro dukora murabizi biba biganisha ku buzima bwo mu mwuka bwa Gikristo, ijambo ry'Imana n'ubuhamya butandukanye budufasha kugira ngo turusheho kwizera Imana no kubona imirimo y'Imana. Uyu munsi rero uko mubireba ndi kumwe n'umutumirwa wacu n'umushumba Pastor Vincent yitwa Rugereka Vincent. Turishimye kuba turi kumwe nawe uyu munsi. Hari byinshi tugiye kuganira nawe kandi bifite umumaro ukomeye. Wowe udukurikiye, wowe wahisemo kudukurikira nta gihombo na kimwe uri buze kugira kandi ntabwo uri buze kwicuza umwanya uri buze kumara ukurikira ikiganiro tugiye gukora muri kano kanya. Ndagira ngo rero twihuse sabe Pastor Rugereka Vincent asuhuze abadukurikiye abibwire mu buryo busa naho buvunaguye hanyuma tuzokomeza ikiganiro. Pastor ni karibu. Yesu ashimwe data. Zina ryanjye nitwa Rugereka Vincent. Iryo zina nitwa izina navukiye nasanze nitwa. Yego. Iryo banyise iryo nitwa ku ishuri. Yego. Ubwo rero ni Masaka. Umupastori. Nkunda Yesu. Ikintu cya mbere nkunda Yesu. Hallelujah. Kandi ikintu cya mbere nemera ko Yesu yampamagaye. Yes. Kandi ikintu cya mbere yampamagaye Agakiza. Hallelujah. Ikindi kintu buriya nkunda njya ndwana nacyo mbona abantu batemera. Njye nababari ibyaha. Hallelujah. Uko mbona gutya nanjye gutyo mbona nigendera mu muhanda uko nyine mu by'undi umutagatifu n'akimwe nababari. Hallelujah. Nababari ibyaha. Amen. Munsi nakira Yesu akambara. Nababari. Hallelujah. Imana bamushimira umugabo w'umugore umwe n'abana batatu. Hallelujah. Abakobwa babiri n'umuhungu. Amen. Ngomba roko nandi n'umupapa. Amen. Pastor Imana igwereza umugisha. Hanyuma ndagira ngo ubwire abadukurikiye uri umupasiteri, umugore n'abana batatu, hari ministeri nzi ko uyoboye, hari ministeri uyoboye, ndagira ngo nayo uyivuge. Umunsi nyuma ministeri ko tusanze ubugari. Hallelujah. Nta kindi kintu tusanze ubugari dukora muri ministeri yacu dutanga identity. Indangamuntu aho turi muri Kristo Yesu. Hari abantu babyinshi bamutura ugasanga abantu bazi ibyo bari byo. Nyuma ngo narangire ngo ngiwe narababari. Kuko tuzabo turi muri Kristo Yesu. Niyo muri tusanze ubugari na yindi dutanga identity. Kuhereza umwizero mu bizi Yesu tumuhindangamuntu. Hari umuntu ashobora kuba ari umunyarwanda
cyangwa agatuma indangamuntu y'u Rwanda ariko atazi ko ari n'umunyarwanda. Umwe bajya bamubaza ngo ariko ubundi ngo uri umunyarwanda ngo ngo ngenda avuye muri Kongo, kandi ngo ni umunyarwanda afite n'indangamuntu y'u Rwanda ariko avuga ko yavuye muri Kongo. Undi bakamubaza ariko nkacengereka burya navuye i Burundi. Ugasanga ni umunyarwanda ariko utemera ko ari iki ari umunyarwanda. Rero usanga ari n'abakristo batemera ko ari abakristo kuko ntibazi ubukristo icyo ari cyo. Bazi ko ubukristo ari ubunyedini, bakabaza ngo ariko se warakijwe ngo hoya ngo ni mu Gatolika, wese warakijwe ngo hoya ngo ni ubuporoso. Ibyo ngibyo ntabwo ari indangamuntu. Twebwe hano no muri turusanzwe mugadi duhereza ubukristo ishusho icyo Kristo yaje gukorera abantu, icyo ministeri yacu. Ntabwo twigisha idini, tuvuga ibyo Yesu yakoze ku musaraba uburyo yahinduye ubuzima bw'abantu n'icyo ubukristo cyari. Yego, Imana ibereze umugisha abadukurikiye mwabyumvishe. Ayoboye ministeri yitwa True Sons of God. Ni ministeri yanabivuze yibanda cyane ku kwigisha abantu kumenya abo bari bo muri Kristo, kumenya abo bari bo muri mu Mana yacu, kwisobanukirwa, kumenya niba uri umwana w'Imana, niba uri umukristo, bivuze iki biva he bigahera bikarangirira he. Ubu ngubu dufite ikibazo cyo mu matorero, dusanga dufite abakristo batinya ibihunyira. Sanga umugabo n'umugore yize amashuri y'umusanze ariko yakumva igihunyira kibuza kararira we ahamagara abantu bose, ukumva ipusi ubundi kubaza tutabeshyire, ubundi ipusi itavuze nyawe yabamo nakindi none yazi kuvuga se mubwiriwe abakristo bafite umunsi wa none. Twe muri turusanze ubugari twigisha ko ubukristo bwacu buri hejuru y'ibyo bintu byose, buri hejuru y'imyawu y'ibihungira. Ubuzima Yesu yatwaye n'ubwami bw'abantu, rero ngo tugize abami n'abatanga ubwami. Ni gutyo umwami atinya ipusi, ntabwo ni gutyo umwami atinya igihugu. Ibyo bibazo dufite umunsi mw'itorero, aho usanga rero nicyo ngicyo turi kubwira abantu, turi kubaha ubuzima, turi kubabwira icyo bari cyo. Uzi ko hano mu Rwanda hoze ngo ni umunyarwanda, buriya twari dufite ikibazo mu Rwanda. Reka nkabwire uvugisha umuntu wamubaza ngo ni iki ubundi abwira ngo ko ari umunyarwanda, kandi aba mu Rwanda yaravukiye mu Rwanda, kuba mu Rwanda atakubwira ngo ugende umuto. N'umubaza ati wowe se ntabwo ari umunyarwanda, ntabwo bari bazi umunyarwanda icyo ari cyo, bari bazi ubwoko cyane. Leta reza kubabwira ati reka tubigishe umunyarwanda icyo ari cyo. Urumvishije? Natwe rero nta kindi kintu uzubaza umukristo, wabaza ngo uri umukristo, wamubaza akakubwira idini. Ntabwo azi ubukristo, ntazi na Kristo. Ntabwo bazi gutandukanya ubukristo n'idini cyangwa se itorero asengeramo. Ntabwo ibyo bazi kubitandukanya. Ariko ubukristo, idini ni hahantu usengera. Ariko ubukristo abantu nabwo buri munsi no mu cyumba cyawe uri umukristo. Haleluya. Nicyo rero dutanga niyo identite dutanga. Imana ibereze umugisha. Abadukurikiye ibyo bintu ni ibintu bikomeye. Barihangana tuzatubaha n'ingero zifatika z'ubuzima busanzwe. Ndabizi bamwe tushobora kuvuga ngo ubuhutu n'ubututsi bikabakomeretsa, ariko ni ibintu byatubayeho tuzi. Yego. Numvishije? Mwihangane n'abagifite ubututsi mu mitima banze kuba abanyarwanda, n'ubundi babibitse mu mitima yabo. Twebwe twabaye abanyarwanda, ikindi cyatubwira abanyarwanda bufi nuko twabanje tumenya ko turi n'abana b'Imana Yesu yaduhinduye. Yego, ibyo rero iyo wamaze kumenya ko umukristo no kuba umunyarwanda byakomeye cyane. Haleluya, amen. Ni ukuvuga ngo nturi gufashwa ja natangiye gufasha, urabona ko imbaraga zatangiye kwiyongera. Ni ukuvuga ngo hari gutandukanya aho barizwa n'icyo icyo, kuko nshobora kuba ndi umunyarwanda ariko mbarizwa muri Amerika. Noneho kuba nabandi muri Amerika ntibimindura kuba umunyamerika. Urakoze nuko bampereza icyangombwa cyo gutura muri Amerika, ariko niba kugira umunyamerika ntabwo bingira umunyamerika. Icyo wakuzeho utuye muri Amerika ariko umunyarwanda, hari n'ibyo batanga bigaragaza yuko uhawe bwene gihugu bw'ubunyamerika, ariko ibyo ngibyo bikugira umunyamerika mu nyandiko, ntabwo bikugira umunyamerika mu nkomoko y'amaraso. Mu maraso ugomeza kuba umunyarwanda, hanyuma mu nyandiko ukaba umunyamerika. Igihe kiragera ukumva wasubira ku nkomoko. Iyo amafaranga wayabonye utuvuga ati ariko abantu banzi ndi umunyarwanda bigenze gute, reka njye kubereka ko nayabonye no kuzisangira nabo, abana twakuranye reka njye icyo kintu mu cyumba. Mu Bukristo rero ibyo nabyo birimo. Amadini cyangwa se amatorero dusengeramo bitandukanye kure n'agakiza Kristo atanga. Kure nawe uri, kuko umuntu ashobora kuba afite agakiza ari mu idini cyangwa mu itorero, kimwe nuko ushobora kuba uri muri iryo torero nta gakiza. Rero ibyo yasobanuraga muri minisiteri uretse twiringa ku kantu kubwira uyu munsi amatorero dufite mu Irani bamwe bayajyamo kuko arayabene wa. Yego, twavuye ahantu twaturutse ahantu hamwe. Numvishije njyewe ni kuvuga na bene wacu barabizi, bene data wa pasiteri. Usanga umuntu afite itorero ry'abantu bavuye ahantu akanyibivuga, abandi bakaba bafite itorero. Ni byiza, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ahubwo se ko warigiyemo warakijijwe cyangwa warigiyemo gusa
uri umufana hari abantu b'abafana baza mu itorero gusa ngo baje gushyigikira mwene wabo maze kubwira ibintu bigira iherezo nuko ukaza gushyigikira mwene wanyu inshuti yanjye niba ushyigikira mwene wanyu wirebe uyu munsi Agakiza ubwo kari kure kuri wowe kuko ntabwo uri aho ngaho kubera ko wakishije ushaka gukora umurimo Imana no kuba warakishije ahubwo uje gutera inkunga Imana igumugisha rwose komeza utera inkunga ariko umenye ngo ibyo bizagira iherezo ariko se reka ngobaze aba yatereye inkunga ariko anakishije kundu ibyo kujya erega ibintu bifite imbaraga cyane si ugutera inkunga ibintu bifite imbaraga cyane no gukizwa rwose tera inkunga ariko ubanze wibaze ngo warakishijwe urumva ntacyo bitwaye kuko burya iyo uri gushyigikira ushobora kuba uri gushyigikira umurimo uzi ko ari mwene wanyu uri gushyigikira ariko kuko wakijijwe umwuka waratangiye kukubwira yuko ari iby'ubwami bw'Imana n'ivugabutumwa uri kugira iki uri gushyigikira ariko iyo utarakizwa uzi ko ari mwene wanyu uri gutera inkunga bavuga ati buriya bijya bitinda ntabwo ubizi buriya twara ko bapasiteri bijya bitinda bakanaducyura umujije ugahita ugakora n'ubyara wawe ukanamucyura ukabati iyo nagufasha se ugeze hariya kubera iki waje gutera inkunga mwene wanyu mugeza ko mupfa ariko ari Kristo n'umurimo w'Imana gutera inkunga uri mu kwa mwene wanyu kumutera inkunga niba agiye cyo gutuma bati doze ngiye Yesu muri yagize iki ndamuzi Imana itubabarire abantu bari mu nsengero bibwira ko bari mu gutera inkunga bene wabo rwose niba nabitekereza uyu munsi rwose niyo abwira ngo habe wibwira ngo uri gutera inkunga mwene wanyu cyangwa uri gutera inkunga umuntu mwakomotse hamwe urimo uratera waraza ibyiza nuko wakizwa ugahaguma ariko uzi neza ko uri gukorera Imana uri guhabwa umugisha reka mubwire aja ibi bintu dukora bifite ingaruka zigiye cy'iteka ryose ibi bintu tuzabigorerwa iteka ryose cyangwa tuzabihanirwa iteka ryose ibi bintu twakoze tutabikoranye urukundo nimwe twakoze dutera bene wacu inkunga ntabwo tukumva biraba ngo bizaca mu muriro bishye ariko ibintu rero twakoze dufite umutima ukunze tuzabigorerwa mu ijuru mirere na mirere iteka ryose basa utumye ntekereza ku kintu cyitwa agakiza kuko mu by'ukuri abarokore cyangwa se born again cyangwa se abakristo bavutse ubwa kabiri uko wabyita kose nibo bitwa abakristo kugira ngo umuntu yitwe umukristo aba yabanje kubyarwa ubwa kabiri aba yavutse ubwa kabiri aba yagiye ndetse kumvikane ntuzajya umbwira ibyo iby'ubukristo uri umukristo ni ikintu kirasamura kiri generali nibyo ni kuvuga urumva ni gucivuga en general ndashaka ko Agakiza katuzanya kuba abakristo kuko hari abantu baba abakristo batarakizwa turabijyamo umuganda bakoze reka ndi gushaka kuvuga gusa kuri iri jambo ntusimbutsa ngo ngugire injyana hirya naza kugusaba udusobanurire agakiza icyo ari cyo njye ndacyavuga gusa in general icyo bita agakiza gukizwa dore tubivuga mu nsengero gukizwa kwakira agakiza kwihana ibyaha kwakira umwami Yesu nibwo buryo nibyo twita agakiza nibyo byitwa agakiza none ndashaka kugira ngo mu byo twahoze tuganira mbere byagaragaye yuko hari ukuntu umuntu aba ari mu murongo yishyira mu murongo wabari mu murongo wabakishijwe ariko bigaragara yuko ahubwo ntasobanukiwe ku ruhande rwa cyangwa se ushingiye kuri Bibiliya nk'umushumba agakiza ni iki kugira ngo buri muntu wese n'abadukurikiye basobanukirwe neza ibyo agakiza biri byo reka mubwire rero ibyo agakiza biri byo turabifite buriya nta kintu biri gitanga cyangwa ivuga idafite buri usomye reka ngiye mfate ijambo ry'Imana hano muri Luka ngereka ngo Luka sibyo buriya turaza kuko Bibiliya yuzuyemo agakiza cyane buriya niko kavuga ariko reka turebe Luka igice cya mbere ya Luka igice cya mbere umurongo waho wa 71 uretse nze 71 isoma 74 aravuga ngo ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga dutinya turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose si mu murongo wa 77 no kumenyesha abantu ko iby'agakiza abantu be iby'agakiza kwari ukubabarirwa ibyaha byabo wabyumvije nicyo no kumenyesha abantu be iby'agakiza kari ukubabarirwa ibyaha byabo uri dusomye ku murongo wa 71 witureba 71 ngo kudukiza abanzi bacu n'amaboko y'abatwanga bose buri agakiza kagira ibice bibiri
buri usomye akanga umurongo wa 70 uvuga agakiza ko mu isezerano rya kera. Iyo buriya mu isezerano rya kera bavugaga agakiza ngo babonye agakiza ni igihe Dawidi yakubitaga Goliyati hasi burya bise bari babonye agakiza. Basereburaga agakiza byari ibintu biri fizike bifatika. Igihe abafilisitiya abayisraeli batsindaga abafilisitiya cyangwa bambuka inyanja itukura bambuka inyanja itukura burya bari babonye agakiza. Byari mu isezerano rya kera, byari mu rya kera. Ubwo ni ibintu biri fiziko ni intambara rwango ni umwanzi wanjye. Ndumva bavuga ngo kudukiza amaboko y'abanzi kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose. Kuvuga ngo ibyo byari ibintu bigize iki bifatika. Isezerano rishya rero kuvuga agakiza aka definition ko ngiye nkunda ko nkunda kugenderaho ka 77 ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Buriya niyo definition y'agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Agakiza ni imbabazi z'Imana ziboneka muri Kristo Yesu. Buriya niyo definition yanyu muri kubwira abantu iyo bamaze ubundi warakirwe n'ikiza ni imbabazi z'Imana ziboneka muri Kristo Yesu. Haleluya. Ako niko gakiza. Kuvuga ngo ni ukubabarirwa iki? Agakiza mu yandi magambo, agakiza ni ukubaturwa imbaraga z'icyaha n'ingaruka zacyo. Urakoze cyane ubivuze neza. Ni ukubaturwa icyaha, imbaraga z'icyaha n'ingaruka zacyo. Buriya rero iyo kugira ngo ubibaturwemo ni ukubanza ukabibabarirwa. Ntabwo ari Imana isiga kuvuga ngo umuvanye mu byaha. Oya, ubanza ukemera ko uri umunyabyaha. Ntabwo ushobora gukizwa uri utaremera ko uri umunyabyaha. Abantu benshi bajya baza bavuga ngo twakijijwe. Wakijijwe gutese? Nkomaza wakijijwe gutese? Tinyine nagiye gusenga baransengera. Buryo so buryo niko gukizwa. Kamwe ati se none se wari umunyabyaha? Tinyine najyaga dukora dukeya. Nabyemera ko ari umunyabyaha. Ariko gukizwa ubundi kugira ngo babarirwe icyaha no kugikwemera ko uri umunyabyaha. Kugira ngo baturwe mu cyaha nuko ushobora kubwira Imana ngo Mana ndi umunyabyaha mbatura muri ibyaha. Rero gakiza nuko baturwa imbaraga z'icyaha. Mene data dukurikije byumva gute? Sinzi ko nubyumva uraza kuzakomeye. Ibi mwebwe murabyumva mute? Nukuvuga ngo agakiza nuko baturwa icyaha n'imbaraga zacyo n'ingaruka zacyo. Baserengeyeho akantu aravuze ngo ari bibanzirizwa no kubanza kwemera kuri umunyabyaha ukemera n'umukiza uri mubi warangiza ukemera n'umukiza wagukiza yabatu yamara gukura utaremera ko Yesu yagukiza cyangwa wabyumvishije ntabwo yagukiza. Ikintu cyene gusa no kubanza ukamwemera ko umukiza aricyo cyamuzanye. Usome Abefesi ibice 2 umva ukuntu watubwiye Abefesi ibice 2 Abefesi ibice 2 ngira ngo ni umurongo wa 8 Abefesi ibice 2 yego nanjye ndumva kazi. Abefesi ibice 2 umurongo wa 8 n'umucyenda aravuga ngo mwakishijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana abo kandi si kuri twe si kuri imirimo yacu. Komeza ubyumva umurongo wa 9 ngo ntibyavuye no ku mirimo yanyu kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Mu cyongereza bavuga ngo kuba boss ni ukwirata. Buri iyo dukizwa dufite ahantu tuvuye byari kutugora gute rero ukuntu byari kutugora nuko iyo dukizwa tuvuye hari ahantu ari ahantu komoka. Imana ikagize ikavuga ati rero Ajabu&Diane mwene Karindiro b'abanyamafaranga twebwe bahaye agakiza. Nkurije nta ruhare ubigizemo Yesu akaza akagutoranya gusa uri kugenda uri kunyemera uri ati ngiye narakijijwe. Yesu yavuye mu ijuru ifaranga Yesu aratureba ariko none Yesu we araza arabihindura avuga ngo mwakijwe n'ubuntu yatugiriye gusa ariko bitewe n'iki no kwizera. Yohana 3:13 nk'uko navuga kugira ngo tubyumve neza. Ikibazo nuko abantu batabyumva ariko uko kwizera kwavuye kuki twizeye iki. Urabona ko Abefeso 2:8 avuga ngo twakijijwe n'ubuntu bwo kwizera ni Yesu tutabitewe mumujije tutabitewe n'imirimo yacu ahubwo ni kubw'imbabazi z'iki z'Imana n'ubuntu bwadukijije. Ubundi iyo ndikuvuga agakiza neza kugira ngo wumve agakiza ni ubuntu mumujije bw'Imana wongera kwizera kwanjye egari ugakuramo imirimo egari agakiza. Usubiramo ako kantu sa Lukas iyo definition nabo ruzi iyo matematike iyo equation ruhizi wowe ndayiza ahubwo nshatse kwisubiramo neza kugira ngo abantu badukurikira bumve ibyo bintu ko ari bitatu. Umva ni agakiza egari ubuntu bw'Imana wakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera kwanjye nubwo n'ubuntu kongeraho kwizera gukuramo imirimo yanjye mujije egari iki agakiza.
twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana twagiriwe kubwo kwizera Yesu Kristo. Kwa kundi Yohana 3:15 twizeye Kristo ntabwo ari kubera imirimo yacu kugira ngo tutira. Noneho reka nkubwire ikintu gikomeye. Abantu benshi bibwira yuko agakiza ari imirimo. Oya, ntabwo ngiye ndenganya aba bantu. Niko babigisha. Ngenza abantu bakora imirimo myinshi kugira ngo bazajye no mu ijuru. Imirimo myinshi ko ari egal agakiza. Iyo niko ariko mwimba twigisha kuva cyane ko twatuze. None se ibyo bintu byo byavuye byaturutse? Nyine ni kugira ngo nyine iyo dushaka ko abantu batuyoboka tubereke ko ibyo bari gukora ari byo bizabajyana hehe mu ijuru. Ariko bene data bapasiteri munyihanganire. Sibyo? Reka mubwiye. Ntabwo tuzajyanwa mu ijuru n'ibindi. Tuzajyanwa mu ijuru. Usoma Yohana 3:16 reka twayivuyeho tutayisomye. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugize iki? Shakiraho bavuga ngo umuntu ukoze ibi ngibi byose atarimbuka. Bavuze ugize iki? Kugira ngo umwizera wese atagira iki? Atarimbuka. Nguvuga ngo Imana kuko ubuntu bwayo yaduhaye ne umwana wayo. Twebwe tugomba kugira iki? Icyo dusabwa no kumwizera kugira ngo tutagira iki? Tutarimbuka. Iyo tumwizeye duhabwa iki? Ubugingo buhoraho. Hari abantu bavuze ngo nukongo nujya gutanga amaturo menshi se? Oya. Mumbabarire. Ntabwo mvuze ko gutanga amaturo ari bibi. Oya, turaza kubigeraho muri Yakobo muri Yakobo abantu bavuga ko imirimo yerekana abantu babizeye. Imirimo y'abizeye. Uri kubyumva? Rero ariko mbere na mbere si imirimo. Mbere na mbere ni ukwizera. Bene data mureke tubabwire. Uku niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo agakiza ni ubuntu twagiriwe n'Imana. Twabihawe n'Imana yabitekereje isanga ko dukwiriye kugirirwa ubuntu. Dukeneye imbabazi. Nta bundi buryo Imana yabonaga yaturonka yadukiriza. Reka mubwire cha imirimo abantu bari barayikoze. Erega biriya bitamba abantu batambaga kera byari imirimo. Abantu bigiraga beza. Umwijije. Kandi koko n'uyu munsi njya nkumva mu mutima wanjye kokana. Kwigira umuntu mwiza. Kumva urashaka ko abantu bakubona neza. Umwijije. Buriya hari ikintu ushobora kugura kuganira n'abantu uri umupasiteri ukaganira bisanzwe. Bagahita bavuga ngo nta pasiteri uganira gutya. Kuko hari ukuntu abantu bazi pasiteri avuga. Ariko pasiteri icyo kintu hari ukuntu abantu bamenyereye ngo umupasiteri aba yibomba. Oya, wivuga se umupasiteri wakwambaye imyenda se. Ubundi kera nta mupasiteri wambaraga ikoboyi. Yambaraga itise gusa. Muri ADPR. Njye nyine niryo tona kurimbuka nanjye niryo tona. Urumva? Wambaraga itise. Yambaraga ikoboyi. Umukozi Imana agomba kwambara agatise. Gateye mupasi neza. N'ishati y'inusu. Niba ishati y'inusu wambaye kera byari cyaha. Bagomba kwambara amashati ageze hano n'amaboko maremare. Noneho ugahindura n'imvugo. Nabyo se n'imvugo warayivugaga. Numvise utavuga Yesu ashimwe bigahinduka cyane. Watuvugiramo gake y'ukuntu bavugaga. Umuntu twavugaga cyo cyo. Mwiriwe. Murikira mu ukuntu twavuga. Yesu ashimwe. Imana. Wibomba tukumva n'umutima uri kukurya. None se nibyo barabyigishaga se cyane. Oya, biriya just barabyigisha. Ukuntu ugomba kwitwara. Kuko wakubwira gatari ibintu umukozi w'Imana dakwiriye. Umuntu wakijijwe ugomba kwitandukanya n'abapagani. Ukashaka uburyo kwitandukanya n'abapagani. Wabona abapagani baseka. Ntabwo tubona seka gatura. N'abagatura barake turi seriye cyane. Ngo tutababaza iki? Imana. Nararwanye birangira. Noneho rero ariko ngewe ndumva ibintu bitangaje kandi birateramo icyo nakwita n'itsinda by'urujijo, ahubwo biratuma umuntu arushaho kugufunguka kubitekereza data. Ibaze niba itorero ryaragaragaje igihe cyo kwigisha abantu ko agakiza kugira ngo bigaragare ko wakijijwe ari guhindura ingendo, guhindura imyambarire, guhindura imvugo, none waba uri mu bantu ugerageza uburyo utandukana nabo bigaragara gutandukana uburyo wakita mu rokore. Ariko reka ngubaze kwitwara gutyo no kureka icyaha, ibyo bintu kuki batigishaga abantu kureka icyaha ahubwo bakigisha abantu kwibombarika? Ubundi reka byite kwishushanya, reka tubyite kwishushanya. Reka mubwira ja bavugaga icyaha wabyumvise, ariko icyaha cy'igifarisayo
icyaha cy'igifarisayo kimeze gute rero? Ni icyaha kiri fabrication cy'umunwa gusa ariko kitagira ibikorwa. Ni icyaha kindi bakubwira ngo ujye witwara gutya aho abantu bagira iki bakureba, ariko ntibakubwire ko Imana iri kugira iki ikureba. Ijisho ry'Imana abandi bazi ko riho, ntabwo bavuga ni ijisho rya pasiteri na mwarimu n'umudiyakoni. Umwijije na perezida akora nukuri twe tuzi kwibombarika tukitwararika. Ariko reka maze mubwira ikintu cyane ku nkanga umunsi cyatumye nkanguka mu mutwe. Nagiye kubona abantu batangiye guteranira n'abadirinda, mbona abantu batangiye none nangira gukura mbitekerezo mu ariko ibi ni ko gakiza ubundi, ibi ni ibintu batwigishije ariko gakiza. Uyu munsi ikintu kikubwira ko ari ukwishushanya, batwigishije kwishushanya. Uyu munsi abantu babwiye kunywa inzoga bari baraziretse, babonye amafaranga bazisubiraho. Abo bantu bari barakijije none se bari baraziretse kuko babuze yo kuzigura. Urakoze. None bayabonye bazisubiraho, urumva bari none uyu munsi abantu benshi nzi umwijije bafite abagore babiri babyumvije, udafite afite ndabari bafite inshereke. Abo ni abantu njyewe mu buzima ndi umwana ndatinyaga bahabuka cyane nzikora abantu b'abakozi b'Imana. None umaze gukora nibwo nibajije agakiza ni icyo bundi. Ibi ni ibintu n'umwuka yarabimishuriye. Ariko birashoboka yuko umuntu yakizoka. Oya, reka maze nkubwire reka maze nkubwire ukuri. Njyewe ntabwo njya byemera ko bakijijwe. Ubuzima nibwo bwatumye bajya mu kirokore. Imibereho bayibonye rero babwira Imana ngo bayi icyo nashaka ndagize iki. Nakivuga yuko hari abantu mu kirokore niyo hari imibereho kurusha hanze. Oya, reka nkubwire oya, hanze hari imibereho. None bajyaga mu kirokore bagiye kubwira Imana ngo ibahe iki imibereho, kandi ko Imana yarayibahaye simubeshyaga. Nukuri aba bantu bamwe turaziranye turi kubabwira nuko Imana yabagiye neza, yarariyana nababwiye ko izabakirije neza. Hari ikintu cyamunangaje nukuntu bayidoshoye, bareka gukiranuka, bava mu gukiranuka batangira gukora bya bindi bavugaga yuko ari bibi. Yego, ibyo nibyo byabaga, nicyo cyatumye ntekereza ku gakiza cyane. Ntibata aba bantu riri barakijijwe, bari barakijijwe aba bantu, cyangwa ni systeme ni kugera nko kwa umuntu ajya mu ishuri bakamubwira ku ishuri. Niyo mpamvu nshaka kubwira abatora dusenga mu madini senga genda kubera mu bigo by'amashuri, bamwe bambaye uniforme z'icyatsi n'iz'ubururu. Iyo ugiye wambaye uniforme zitandukanye na zasi bagira iki barakwiruka. Ariko mu gakiza ko ntabwo ari gutemeza, muri Kristo ntabwo ari gutemeza, ni ukwizera wongera ubuntu bw'Imana ugakuramo ibintu ubundi gakiza. Wow, bene data, ndumva pastor agerageje gusobanura neza agakiza. None aduhaye na formule y'imibare igaragaza agakiza icyo ari cyo. Twabanje kuvuga yuko agakiza ni ubuntu twagiriwe n'Imana kugira ngo Imana itubature ingoyi n'ububata bw'icyaha, hanyuma idukize n'ingaruka zacyo. Arangije asobanura gukizwa aho bikomoka. Aravuze ngo gukizwa ni ubuntu ukongeraho kwizera, warangiza ugakuramo imirimo. Ni ukuvuga ngo ntabwo agakiza ni impano duhabwa n'Imana. Agakiza ni ubuntu tugahabwa kubw'ubuntu, bidaturutse ku mirimo yacu, bidaturutse ko twatuye cyane, bidaturutse ko twakoze imirimo, twatanze ibitambo byinshi, bidaturutse yuko dufashe imfubyi cyane, bidaturutse yuko twafashe abakene cyane. Ahubwo ni ubuntu. Imana yaduhaye agakiza, yatekereje ku gakiza igomba kuduha kera cyane, irangije ikaduha ku buntu binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo yaduhaye nk'impano. None umwizera wese nk'uko byanditse muri Yohana, umwizeye wese, uwizeye umwana wese abahawe ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho umwana ni ufite ubugingo. Mwabo kugira Yesu egali kugira ubugingo buhoraho, egali kugira ubugingo buhoraho. Ibi turi kwigisha ibyiringiro by'agakiza. Aka gakiza twahawe kameze gute? Katumariye icy'ubundi. Ntabwo ari kuduha imodoka. Umuntu wese wakoze akabona amafaranga yayigura cyane. Umuntu wese wakoze akagira amafaranga yakubaka inzu, wacuruza ukunguka, ukagura imodoka. Ariko aka gakiza ko kari kuduhesha ubuzima buriho n'ubuzima buzagira iki buzaza. Umwijije kuba biteka ufite umwana ni ufite ubugingo buhoraho. Mwabo kugira Yesu egali ubugingo bugize iki buhoraho. Siko Yohana 13:13 batubwiye kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikintu kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugira iki. Iyo wakiriye Yesu ukamwizera ufite ubugingo buhoraho. Wow, God bless you so much pastor. Hanyuma hari ndashaka ko twongera kuvuga ku kintu kijyanye ikiranga umuntu wakijijwe.
niki kikwiye kuranga umuntu ukijijwe? Kuko twasanze hari ukuntu twigishwa gukora imirimo, turagira gutya. Ese iyo ntiyaba wenda ari imirimo iranga umuntu wakijijwe? Kuko hari ukuntu wenda abantu bacurika ibintu. Dukurikije ijambo twasomye mu Befeso no muri Luka no muri Yohana, biragaragaza yuko agakiza kabanzirizwa n'ibindi byose. Hanyuma hari ibigomba kuranga umuntu wakiriye agakiza, of course. Oya kino ntabwo bikoranye. Ibintu biranga umuntu wakiriye agakiza ni ikintu kimwe. Abagalatiya 5:11. Yego, imirimo, imbuto z'umwuka, urukundo, ibyishimo kuri 22. Urukundo, ibyishimo, amahoro, gukiranuka. Iyo ni imirimo iranga umuntu wagize iki? Uzayisome ntabwo uzasangamo ngo amaturo, icya 10 nta birimo. Oya nta birimo no kuyaca. Nta birimo amaturo, icya 10 Abagalatiya. Pastor rwose nawe uranze. Goza intebe mu rusengero, gukoropa mu rusengero ntabwo birimo byari. Oya. Soma Abagalatiya 5:22. Abagalatiya 5:22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza no gukiranuka, kugwa neza, kwirinda. Ibimeze bityo ntabwo amategeko abihana. Umurongo ukurikiyeho uvuga ngo iki? Ngo abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba ryabyo, n'iruba n'irari ryabyo. Abo ni abantu bakristo. Buriya ikibazo abantu barumye Yesu yadukuye muri Kristo. Hari ibintu twarapfuye. Yesu yigiye apfa ku musaraba, twe twarapfuye. Kamere yacu y'icyaha yagize iki? Umunsi twamwizeraga yahise umunsi yabambwaga ku musaraba. Yesu ibi ngibi twamwizera igihe twamuzera gusa ari ibintu byabaye. Kamere yacu yarapfuye. Noneho tugira kamere y'iki? Y'Imana. Biri tubwira ko muri Yohana 12. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'iki? Ngo uyu uri umuntu ari umwana w'Imana agira kamere n'imico y'iki? Y'Imana. Ngiyo rero imico kamere y'Imana ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro. Wese aranasomye ngo ni amaturo. Iyo ni imirimo, ariko urumva hano ugeranije n'uyu murongo uri hano mu Bagalatiya 5:22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo ubwarwo rurangwa no gutanga ayo maturo, rurangwa no gutanga icyo cya 10, rurangwa no gufasha imfubyi. Reka tugaruke gutanga icya 10 n'amaturo tujye tubisobanura. Ni ibikorwa dukora kugira ngo dushyigikire umurimo w'iki? Ariko kandi byanditse muri Bibiliya. Kuko niba byanditse muri Bibiliya ntabwo reka bihakana. Byanditse muri Bibiliya. Ariko reka tubyumvikana cyane. Hari ibintu nyine ndemera byanditse muri Bibiliya. Ariko umwe kwitubwira afite ubwoko. Kuki ugushaka kutubwira mu duteko? Ya nama yo gutera abantu. None se turatanga amaturo ntabwo tuzajya mu ijuru. Oya icyo kibazo. Ndashaka kubanza tuvuge ku mirimo kuri imirimo y'umuntu wakijijwe nyine. Urukundo ruzi ibintu byinshi, rurimo ibintu byinshi, sibyo? Urukundo ntabwo ari amagambo, ntabwo ijambo ry'Imana ryawe. Ntabwo nakubwira ngo ndagukunda cyane. Ibyo gusiba iby'ubutiko byo no kose n'Imana yaradukunze itanga umwana wayo. Ibyo ngibyo n'indaya zirabivuga. Urukundo egale gutanga. Ukira cyeme? Urukundo egale gutanga. Ibyo ndabyemera. Udatanga nta rukundo. Umuntu wese ukunda agomba kubibonera ku bikorwa umukorera. Ariko uru rukundo Ajabu twumvikane. Urukundo dufite mu iyi minsi ni urukundo rw'inyungu. Reka twe kuvuga iby'iyi minsi turashaka urukundo ruri authentique. Urukundo ruri authentique rero kamaze mubwirire. Nurwo rukunda nibyo Yesu yavuze. Umujije. Ni yatanze itegeko risumba yani. Itegeko risumba yani ni urukundo n'ubundi. Ngo ni gukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose. No gukunda mugenzi wawe kugize iki? Nuko wikunda. Urakoze cyane. Ibyo birasobanura. Ni ukuvuga ngo niba ufitiye umuntu urukundo ugomba kumukunda nuko wikunda. Sibyo? Ntabwo agomba kugira ikibazo bireba ubure kugikemura. Erega iyo ngiyo ni imbuto nziza y'umuntu wagize iki? Wakijijwe. Sibo turi hose turi ku mirimo y'abantu bakijijwe. Nta kindi kituraba. Urukundo rero rimo imirimo yose ishobora. Rimo imirimo yose. Ubundi dushatse kuvuga ngo umurimo uranga bakijijwe n'ubu. Ibindi byose tugaceceka tuvuga ngo n'urukundo. Urukundo rega rugeze. Yesu yabwiye abigishwa be neza. Aravuga ngo nimukundane ubwo bazamenye ko muri abigishwa banjye nyakuri. Yego. Ariko umunsi aja umunsi nibona ufite Kagiyehe TV marakara.
umva nakugira ishyamba nkagerageza nkanabwira n'abantu nkababwira ati ariko ntimukajye mukora subscribe kuri cya televiziyo cyangwa ngo murebe video baje kiguye yasharinze ubu ntabwo ari ubukristo umubijije hari abantu barakazwe no kuba hari oya ni ukuri ibyo bintu bakristo bene data niba mukunda na Ajabu namwe mujye mukora byose umubijije ariko okay ashobora n'urukundo rwa bene data kubera ntamutumega oya na okay ibyo ndabyemera ntabwo Imana yabiguhora ariko ibazo ndakakubwira ntukajye unabireba uwo nguwo mubwiye ngo ntakabirebe kandi mu kanya turi buririmbane hehe muri korali mu kanya ndaza mubwira ngo Pastor Ja haleluya Yesu ashemera cyane ndagukunda mwene data ariko views kude batazagira ngo views nyinshi za miliyoni ngo uriya nguyende uramukunda mwene so ngo yarebye ngo mamuhaye amafaranga ariko reka mbanze mubwire uzanga kuyaha Ajabu mwene so uzaha Bruce Melody nawe uzayaguta utanazi utazabasha ariko Ajabu yamaze gutera imbere ni ukuri ntabwo areka kugira icyo kumara ni mwene so rero ini dukundana Ajabu ngewe nawe none ngo bazamenye ko turabishwa ba Kristo nyakuri ntabwo urukundo ubundi umurimo mwiza imirimo yose niyo mpamvu biba mu mirimo sitarakora mu rukundo imirimo twakoranye mu rukundo niyo tuzahemberwa niyo tuzahemberwa ibintu twakoranye mu rukundo niyo mpamvu buriya Yesu yabanje kuduha agakiza yego kugira ngo utazajya mu ijuru twirata imirimo avuga ati rero nyuma yaho rero ikintu kizerekana ko mwakoze imirimo myiza mushyiremo urukundo mubikora niki urukundo buriya Ajabu hari ikintu uretse mubwira kabiri hari ikintu aryo cyane iyo nabwirizanyije urukundo ikibwirizo cyaryo iyo nasenganye urukundo amasengesho aryo iyo ndi gukubura no mu rusengero mbikoranye urukundo nawe ntari gutekereza ngo umuntu arambura iki nkumva ni Imana ndi gukora bivuye mu mutima w'Imana buri gihe biyobowe n'urukundo rw'urukundo rw'umwuka wera bavuze urukundo ariyo mbuto ya mbere y'umwuka shaka kuri ibintu byose bigenda neza impamvu reka Agakiza nivuga ubutumwa tunana n'umurimo w'Imana tunanira ibyo dukorera Imana ntabwo tubikorana urukundo abo duha ntabwo tubahana urukundo niyo mpamvu umunsi umwe ejo ukajya kunyurira uburyo siyo naguha buri gihe cyo cy'umuceri mwari mu Burayi oya iyo ni imbuto yitwa iki Pastor dusomere mu byakoze n'intumwa kasome mu byakoze n'intumwa igice cya 3 umurongo 19 rwose oya erega kwihana Agakiza kakoma kuba no guhindukira ibyakoze n'intumwa 3:19 avuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe iminsi yo guhemburwa ni kwiza ituruka ku Mwami Imana aha iki rero nacyo kiri mu bintu bigomba kuranga umuntu wakijije kuko gukizwa ibyaha nkuko twabibonye ko ariko gakiza nyuma yo gukiza ukongera ukagendera mu byaha ubu utarakizwa uzi ikibazo se Ajabu ntabwo dukosobe context y'ishaka mwihane muhindukire guhindukira ndashaka kuvuga kuri iyo jambo guhindukira nyine uyu muntu wakijijwe aba yarahindukiriye Imana haba ari ibintu yasize agahindukirira iki Imana none iyo twahindukiye rero birava mu iki ibyaha byanyu bigira iki mwibabarirwe iyo twahindukiye tubabarirwa iki ibyaha none se ntabwo wemera yuko umuntu ashobora guhindukira akakira agakiza nyuma akongera agasa naho atahindukiye oya erega agasubira muri bya bindi mu yandi magambo yari umusama sibyo akakira Kristo akagenda muri rugendo umwaka imyaka 2 ejo bundi ukabona yasubiye mu gusanga ubwo agakiza yakiriye kaba kameze gute ubu uyu muntu wamubara mu bantu bakijwe kandi akirangwa n'imirimo ya kamere reka mubwira ja hari ikindi kintu kibona ugiye gutuma mvuga ikintu rero oya kivugeho kuko ndashaka ko twumva kugira ngo twumve iyi isije ikibazo abantu benshi bafite abapasiteri bafite abakristo bafite ni imirere iyo umwana ukamureza rwaki bwaki umwana rwaye bwaki kamwica arutwa no mutambutse nubwo mwiranga bimerere banze ko umuntu yavutse ariko kuvuka ukarirwa nabi nabyo ni ikindi kintu umwana wavutse akarirwa nabi aba ameze nk'utarigeze avuka reka ngo urugero ufatika rero kugira ngo tubyumvike ikibazo uyu muntu yagize koko yihariye ariko nta buryo yagize niyahindukiye none guhindurwa rero kugira ngo umuntu ahinduke ahindurwa n'ijambo ry'Imana ntabwo ari decision personnelle ahindurwa n'ijambo kwemerera ijambo ry'Imana rikamutegeka yarigaburiwe ikindi kintu ushaka ko twumva urugendo rw'uko ari igihe twita twumva yuko umuntu wakijijwe uwo munsi twumve bene data ikintu ngiye kuvuga kiri so serious mu nsengero n'abantu bose bagicurira abandi ubundi se wakijijwe iki
gukizwa no kureka ibyaha bitandukanye. Imana gukiza wabyumvishije ugasigara urugendo no kwa kuruvuka twavutse twabyawe n'Imana none urugendo kuri cyo rero nurwo gukura kuko dukuvuka turi abanyabyaha n'ubundi umumereho yacu turi abanyabyaha noneho uko umuntu agenda akura niko agenda ari ibintu ubu ngubu reka ngo bifatika bana pipi umwana w'uruhinja ashobora kwikora nkunda kwibwira abantu babaza hari njye nawe kwitorera ukora icyaha bakakwanga bakajya bakuvuga nabi bakakugira ibintu wakoze iki kandi umuntu wagikoze ni umuntu umaze nk'icyumweru kimwe cyangwa bibiri agize iki akikijije. Oya pastor numva neza ndashaka kujya kuri yasi ku muntu wakijwe uyu munsi ejo ukamubona mu cyaha. Reka noneho tuvuge ku rugero rw'abapasiteri abavugabutumwa abahanuzi abantu nyine bigaragara rwose ko ari n'abakozi b'Imana abo dukunda kwita abakozi b'Imana. Nicyo nshaka kuvuga ubuzima buhindutse ni urugendo niko waruvuze ariko si uyu muntu umaze imyaka 10 imyaka 5 ageze ku rwego rwo kubwiriza abandi yaba ari mu buryo bw'indirimbo yaba ari mu buryo bw'ivugabutumwa yaba ari mu buryo bwari bwo bwose bigaragara ko ari umuntu mu by'ukuri usobanukiwe iby'ubumana abirimo ariko mu kanya gato ukabona niwe umunyamagambo niwe yahoze ari umunyamagambo kera none n'uyu munsi aracyari umunyamagambo yahoze ari umujura kera n'uyu munsi aracyakora aho yahinduye ni miliye kwibira yibaganya yiba mu rusengero umuntu areba shira telefone hano ku ruhande yabona yarangaye akayitwara yahoze ari umusambanyi yasibye kujya kadrake ariko aza gutereta mu rusengero hanyuma se uyu muntu ko amaze imyaka myinshi mu rusengero ntabwo turi mugeranye n'umuntu wakijwe ejo ngo tuvuge ngo n'uruhinja uyu muntu ikibazo afite ni iki aka gakiza afite ntabwo agakemana. Reka mubwira ja aka gakiza ibintu byitwa gakiza ushatse wabyishushanya wabyujije ibindi ushatse wabyishushanya aka gakiza twe turi gushaka kuvuga gakiza ko mu mutima agakiza wahindutse kanya ko niko twe turi kuvuga n'ubujije ariko agakiza rimwe rimwe amadini avuga ushatse wakwishushanyaho kuko bashaka kukubwira ngo ni ukuba wambaraga mini ukabarikije ku kintu bashaka kukubwira ati ni uko wambaraga udushati tw'utubodi twegereye ukambara ibishati binini nk'ibi cyane uzi bikagaragara guhinduka kwa hehe kw'inyuma gusa ariko utahindutse umutima ukahitanditse yandi magambo nkunganiye agakiza nyako sibyo iyo kinjiye mu buzima bw'umuntu karamuhindura urakoze kubwako kagira gafite ubushobozi ijambo ry'Imana turango dukizwa kubwo kumva ijambo ry'Imana tukaryizera twamara kuryizera tugakora icyo ridusaba. Reka ngwakane ka definition ko gakiza nyako kuri no guhindukira no guhinduka mu mutima umwije no guhinduka wangizwe gakirira iki Imana no guhindukirira Imana uva mu bya kera kugira ubuzima bushasha bw'ubumana ugendera mu ijambo ry'Imana rigize iki rivuga aba bantu rero bashobora kwira reka tugaruke kuri wa muntu no kuvuga wabaye muvuga butumwa ariko agakora ibintu by'ubupagani nanuza Yuda yarabivuze yavuze ngo mu gice cya mbere Yuda yarabivuze ngo abo ngabo binjiye guhishwa baciye mu nzira zimwe z'abajura bacuruza muri kwanya uri inyiki ukabona nasimbutsa guya kuki ku gatuti kandi burya abanyarwanda tuzi no kuvuga tuzi no kuvuga burya umuntu uzi kuvuga umuvugo cyangwa umusi uzi umuntu ufite impano yo kuvuga burya yanabwiriza kandi kubwiriza burya wanabyigana ibintu gitwaza yavuze nanjye bwacya mu gitondo nanjye mbisubiramo ukagira ngo n'igihe gitwaza ariko icyo nshaka kukubwira biravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo Ajabu. Iki nicyo kibazo dufite abakristo bashaka kureba imbuto bashaka kumva ibyo magambo bavuze abantu muzabamenyera ku mbuto zabo ntabwo muzamenya ku magambo bagize iki barakoze cyane ako kantu nakumvishije ni ukuvuga ngo icyo nicyo nashakaga kugira ngo kibe clear ni ukuvuga ngo hari abantu benshi banga gukizwa kubera ibikorwa byabo babonaga nkaho bakijijwe cyane imirimo yabo hanze hariya bavuga ngo se ko nanjye mbona duhurira mu kabari ko mubona nk'inzoga nanjye nkazinywa ko asambana nanjye ngasambana ndakizwa n'ibiki Ajabu uretse ngusetse ejo uri nahuye n'umuntu nari muzajya mu gusenga noneho duhura ku mubyumba
n'umudamu kunywa ibyuma za nzoga z'ibyuma abaza se gusiba mu nzoga byagenze gute ngo rege biri Imana yambwiye mu rusengero ngo byanze gusohora arasetse byaranze avuga ati none uzi ko byanze gusohora kanimwera iki inzoga ariko reka nongeye mbwira abantu bameze gutyo baguye kubera ko Imana yanziye babwiye n'ibyasohora burya ntabwo Imana ishobora kukubwira ikintu kigasohora nyuma y'imyaka 5 jya wihangana ufite nawe garukira Imana n'ubwo tumubwiye ntagarukira Imana urumva imbabazi z'Imana ziracyahari wabyumvishije uwo muntu abantu yagushije abantu benshi n'umujyi banze kujya gusenga umunsi wo baje ngo batasi yasengana nawe se dusigaye usangira ibyuma ariko ntabwo kuba ngo uriya mu byuma buri muntu wese azabazwa ibye ntabwo uzabazwa ibyuriye urakoze cyane abadukurikiye babyumve neza no kuvuga ngo gukizwa agakiza nyako iyo umuntu yagize inyota yo kumva agomba gukizwa arambiwe ubuzima bwa kipagani akavuga ngo ibi ndabirambiwe ndashaka kwakira umwami Yesu agenge ubuzima bwawe uwo muntu yakiriye agakiza ako gakiza yakiriye n'iryo jambo yizeye n'uwo mwana yakiriye bafite ubushobozi bwo kumuhindura akatangira akaba mu buzima bw'impinduka ariko wa wundi wakijijwe kubera ko aje mu rusengero rwa mwene wabo kumwe bivugaga kubera ko hari agakobwa yabonye mu rusengero ashaka ari umusore rusengero zacu basigaye bemera kana abahungu b'abapagani basigaye baza mu rusengero kugira ngo babone ngo abakobwa bakijijwe kandi yaba umusinzi ari umupagani hanze hariya aburiyega akigira umurokore kugira ngo umukobwa amwemere ite mukuru wanjye nje simuheruka sinza amakuru y'imwezi ariko kera tukunda kubonana yakizwa mu kwambere akajya mu rusengero agafatana n'ibiriki akanayivuga umva agatanga agakora n'imirimo myiza ariko mu kwa 12 yasubiraga mu kabari yatangiraga umwaka yasozaga umwaka ari mu kabari mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri kongera akihana akagira iki ubwo yangaga ko umwaka urangira atangira kandi mu ikintu gisetsa ni urusengero yajyagamo ku mwaka wa mbere suruwe yajyaga mu mwaka ukurikira umwaka ukurikira yajyaga mu yabona kuri mu pastor ni ikibazo gikomeye urumva ibyo rero ibyo byita kwikiza kwikiza n'umujiji abantu rero bajya bikiza bagafata decision personnelle bati ngewe sinzongera kunzo rega nta mutarika inzo ariko reka mubwira ikintu cyanangaje uzabantu bajyani baba buriya niyo leta yakora gute bamujyani wawe amura umugi akagaruka kumva aracyakunze ariko iyo Yesu yageze mu mutima wa mwakiriye agakiza nyakuri byabiri bya kuko rega ikintu tuba wakiri mukiza nuvuga ngo icyo urumva aho ngaho icyo dushaka kuvugaho dushaka no gutsindagira cyumvikane nuko ba bantu kimwe ari nacyo kibazo nari nkubajije abantu tubona badakora imirimo yo gukiranuka ubwo ndavuga bataretse ibyaha kandi bitwa ko ari abakristo ni abantu bakiriye agakiza ka fake oya kapirate ubwo mu yandi magambo babikoze kubera inyungu runaka kugira ngo bakunde bagaragare mu buryo runaka ariko hari ikindi bashaka kugeraho ikindi nanone barikijije nibo bifatiye imyanzuro yo kugira iki yo kwikiza ariko batatsinzwe nabo bari bariho kera bituma badahinduka by'ukuri suko Imana idafite ubushobozi bwo guhindura suko Kristo adafite ubushobozi bwo guhindura suko ijambo ry'Imana ridafite ubushobozi bwo guhindura ahubwo ni imitima yihinduye yashatse kwihindura kugira ngo bakunde baronke ikintu runaka bashaka kugeraho akaba rero byabateye kudahinduka na bugingo n'ubu oya hari abantu benshi umuntu akuvuga ati akajya gusaba akazi muri AAA ajya gusaba akazi muri AAA ari umusinzi agahita asanga kujya gusaba akazi muri AAA gusaba ko ugomba kuri ubuki uri umurokore kandi bari guhembwa amafaranga menshi kandi ibyo bari kuvuga azashobora kubikora ikigaragara nanjye nafashije agakiza n'abadukurikiye babyumve agakiza ntabwo ari ukubyitwa ntabwo ari ukwitwa ntabwo ari ukwitwa murokore urakoze cyane mu magambo yoroshye cyane agakiza si ukwitwa murokore ahubwo agakiza ni impinduka ikugaragaraho nyuma yo gukizwa just n'ubuzima bwagize iki bwahindutse igihe Yesu yinjiraga hehe mu buzima bwawe ubuzima bwanjye bwahindutse ukundi Yesu Haleluya. Iyo Yesu amaze kugera mu buzima bw'umuntu azana niba gakiza agakiza kaba katashye iwawe kandi agakiza kamaze gutaha mu buzima bw'umuntu impinduka irose n'ibyo ntabindi iyo nawe mpinduka ubwo agakiza ka pirate rwose umuntu utarahindutse agakiza yakiriye ntagari n'akantu yatorabwe mu muhanda cyangwa wumvishije ntabyo yakiriye yarabyitiriye reka twisengere ko rusengero
mu kigare cy'abajya kubatizwa, agendera mu kigare cy'abajya mu rusengero, cyangwa agiye kwa bene wabo, afite intention ye yitandukanye itari yayindi nyayo y'ubumana y'ubukizwa gushaka kumenya Imana no kuba umwana w'Imana. Ariko agakiza nyako kazana impinduka ikaza mu rugo rwawe, impinduka ikaza mu buzima bwawe, impinduka ikaza muri business zawe, impinduka ikaza mu kazi kawe ka buri munsi, impinduka ikaza mu baturanyi bawe, abaturanyi bakabibona yuko wahindutse, abo muvukana bakamenya ko wahindutse, abo mukorana bakamenya ko wahindutse, abo muri Rwanda nabo mwigana bakamenya ko wahindutse. Niba bakureba batarakubona mu impinduka, ubwo nturakiza. Subira ku birenge rero bya Yesu, njye ujye gukizwa. Simba reka dusenyere umuntu ushaka gukizwa. Nawe ushobora kuba uri hano ushaka gukizwa. Ni ukuri Imana itugirire neza, nuko Imana igumugisha. Amen. Bavandimwe turabashimiye kudukurikira. Yesu abagire neza, turabakunda cyane. Twizeye yuko ijambo tuganiriyeho uyu munsi riri buze kugufasha. Pastor dusengere dusoze. Mana ndagushimye kubw'aba bantu mwishishije ijambo. Reka umwuka wera bagendere kuko ari ujya wemeza imitima y'abantu, bigatuma batsindwa bakemera gukizwa no guhinduka. Turakwigize rero Mana ukore ku mitima yabo, kandi ukwakiriye aho ari hose umutima we uhinduke kubw'ubuntu bwawe. Usabiye n'abandi bose bagiye mu rusengero ntibahinduka, ngo baye guhinduka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibahugisha cyane. Imana ibereze umugisha. Amen. Imana ibahugisha. Uzagaruke. Nzagaruke. Amen. Amen.